Muraho neza, mbahaye ikaze kuri How to Jackson. Munsi ndagira ngo turebe ukuntu ibintu by'ama Google Form bikora kugira ngo tubimenye nabyo. Google Form nkuko mubibona hano nafunguye tab ya Google Form. Jya kuri Google ukandikamo docs.google.com/forms. Cyangwa se none waba utabifitemo cyangwa se wumva bitagukundira ukaza hano, ukuntu ufite laptop ukaza ukanda hano ukarebamo handitse forms ahangaha bitigeraho. Hanyuma ndagira ngo turebeho ibintu by'ingenzi ndetse n'uburyo dushobora kuyikora. Hari ama Google Form menshi atandukanye, hari ama template baba barakoze bakayashyira hano ku buryo ushobora kuza wahitamo, ariko ndagira ngo turebe zose tuzinyuremo turebe izo dushobora gukora tukaba twayiheraho nk'aba beginners cyangwa se iyo twakora tukaje gukora neza ibyo birimo ibyo dukeneye. Aha hambere handitse blank form, ni form ushobora ni form y'ibitagize ikintu kimwe kiriho, ntabwo baba barigeze bashyiramo features runaka. Ni form ushobora kuza ugahitamo ugatangira kuyubaka uhereye kuri zero ukayicustomizing ugashyiramo utwo ushaka. Iyi contact form yo kugira ngo tunayifungure turebe. Contact form ni form ikoreshwa iyo ushaka gukusanya amakuru ku muntu runaka, cyangwa se ni form ushobora guheza umuntu agashyiramo amakuru ye hanyuma ukayakira nawe ukikomereza nta bindi bidasanzwe. Ubona nk'ubu urimo ushobora gushyira n'ubusobanuro bw'impamvu uri gushaka ayo makuru, hanyuma akaza agashyiramo amazina ye, email, address atuye, phone number, ndetse agashyiraho na comment bisanzwe nta bindi bidasanzwe. Noneho hano nanone kuri iyi ngiyi blank ndagira ngo tugerageze turebe ukuntu bimeze. Urabona nayo ibi wari guhera kuri zero, nta kintu kiba kirimo uretse akantu k'agatabu ka mbere kaba karimo, ariko nta kintu kiba kirimo ikindi. Noneho iyi ngiyi yitwa RSVP, ni template ya form iba yarakozwe, ariko yo iri specific kuba hari nk'abantu ushaka gutumira muri event runaka, ukabohereza iyi form hagamijwe kugira ngo bakonfirme neza yuko bazaboneka. Urugero reka tuyifungure nayo turebe. Nako iyo ifunguye usanga hano amakuru runaka, hano bashyizeho event, umutwe wa event runaka, wenda ni conference runaka, bagashyiraho izina ryayo n'aho izabera. Hanyuma bakakubaza niba uzatendinga, can you attend, usubiza niba uzajya cyangwa uzajya. Ugashyiraho amazina y'abantu bazatendinga, ugashyiraho uburyo cyamenye iyo event, ugashyiraho comment, hanyuma ugasubmitinga no gukonfirma mbese muri make niba uzatendinga iyo event cyangwa se conference runaka. Hanyuma ikindi, iyi RSVP yenda kumera nk'iyi party invite. Party invite nayo imeze nkayo, ariko yo party invite yo iba ari ugutumira umuntu mu kirori runaka. Ushobora kuba ari birthday, ushobora kuba ari bride shower, ushobora kuba ari utuntu nk'utu tworoheje tw'udupati tutarenze. Ushobora hano naho title ya party cyangwa se umutwe wa party ugashyira wenda nk'urugero ni birthday party of runaka, hanyuma ugashyira uwatendinga wohereje iyi form. Niba neza iyi form yohereza umuntu ari link, uwatendinga wenda yandika amazina ye, niba azatendinga akabishyiraho, agashyiraho abantu bazazana umubare wabo, agashyiraho ibyo azazana, niba wenda ari dessert, drinks, muri macyano n'ibyo wenda azakontributinga mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Bakamaza niba afite allergy ku biryo runaka cyangwa se hari ibyo atarya, wenda iyo ari nk'umuntu utarya wenda inyama, bateye aho prepare ingira amagi, ibyo nabyo birimo hano, bashyiraho hanyuma email address. Urumva iyi ngiyi byanga byakundiye iri specific ku kirori runaka, cyane cyane birimo ibintu by'ama birthday, ibintu nk'ibyo. Hanyuma iyo ngiyi ivuyeho haza iyi ngiyi yitwa t-shirt sign up. T-shirt sign up nayo ni form, ni template ya form, ariko yo nanone irihariye, ni ya business. Nk'urugero ushaka kuba wenda ushaka kodaringa nk'ama t-shirt runaka nko mu ruganda runaka, cyangwa se ku moteri runaka, cyangwa se muri ku muntu runaka nyine ariko uyatanga. Hanyuma hano akaguhereza iyi form wowe ukayuzuza. Wenda dutanga nk'urugero, ushaka wenda nko kodaringa t-shirt za 001 za Bruce Melody, ushaka kuguhereza iyi link, hanyuma hano yashyizeho description. Icyo ukora hano nawe uraza ugashyira amazina yawe, ugashyiraho size wambara, X, S, M, large, X large, bitandukanye nyine tu. Hanyuma noneho size wahisemo bahita banakwereka hano preview uko imeze. Nk'urugero kadushyiremo nk'ingiyi small. Ahangaha uraza ugahitamo ugashyiramo n'ifoto yawe, hanyuma bakareba niba hano munsi ho bahita bagucustomizing ya t-shirt uyambaye kugira ngo barebe kubizana fitting. Iyi form niyo gutumiza kodaringa ikintu runaka, cyane cyane ibintu by'imyenda, kuko hano bisaba ko ushyiramo size n'amafoto. Hano ushyiraho size, hano ushaka gushyiramo ama size menshi atandukanye, ibyo byose birashoboka. Ariko iyi ngiyi ikigamije ni ugutekinga order, ni ukwakira ibyo umuntu ari kodaringa runaka.
noneho rero ndagira ngo turebe ukuntu dushobora gukora iyi dukore wenda nka Google Form duhereye kuri zero, ko hari igihe ushaka kuza ugasanga wenda nko muri izi ngizi ntabwo ushaka gukora Google Form koroheje karangaho kadasanzwe, ushaka gukora Google Form uhereye kuri zero kugira ngo ukorekitinge amakuru runaka ukeneye. Ukaza ukanda hano kuri blank form, hanyuma ukaza ugashyiraho wenda nk'umutwe wa form, dufate wenda ko ari hari ukuntu tujya tubona abantu bapurayingira abana muri UR cyangwa se muri RP bajya bakusanya amakuru yabo bazapurayingira binyuze kuri Google Form. Ibyo nshaka ko dukora hano kugira ngo turebe ukuntu twabikora. Ibyo turi gukora hano n'ubundi nibyo wakora ushaka gukora igihe ugiye gukora n'indi form yose waba ukeneye. Ubundi turakwereka features z'ingenzi kugira ngo wabasha kubikora. Wenda tuvuge RP application assistance form. Hano ugashyira wenda amakuru runaka ati iyi form igenewe abanyeshuri bashaka ko tuzabafasha gukora application muri RP cyangwa se muri Rwanda Polytechnic. Hari urukundo dushyiraho gusobanura by'ukuntu umuntu wakwakira iyi form akifungura yamenye icyo dukeneye hano. Hano ni urugero kuri title question, hano icyambere dushyiraho dushobora gushyira nk'urugero tubaza umuntu ngo wifuza ko tuzagukorera application, tukabishyiraho. Wifuza ko tuzagukorera application. Noneho hano hepfo rero niho tuba tugiye gushyiraho icyo azasubizaho. Twe hari uburyo dushaka azasubizamo. Hari ushobora gusubiza mu buryo bwa multiple choice, agahitamo twe mu bisubizo twamaze gusetinga runaka. Hari n'ushobora gusubiza akaza akandika igisubizo gitoya, hari n'ushobora gusubiza akandika akarondogora. Twebwe icyo turashaka ko azasubiza mu buryo twebwe twahisemo agomba gusubiza. Aho niyo mpamvu turaza hano tugashyiramo multiple choice. Option 1 cyangwa se option ya mbere tugashyiraho yego, option ya kabiri tugashyiraho oya. Murabona ko ahangaha ashobora kuzaza agahitamo yego cyangwa oya, bikaba birarangiye. Noneho hari ukuntu ujya usanga nk'urugero ikibazo runaka kuri Google Form kireboyinze hariho nk'akanyenyeri gatukura kaba kagaragaza ko cya kibazo ari ingenzi mu byo ari kukubaza. Igihe kugira ngo tubikore tugaragaza ko natwe ikibazo ari ingenzi, tuza hano handitse required, tugafungura kano kantu kaba kariho. Iyo tugafunguye gutya, cya kibazo uzacyakira hajyaho kwa kanyenyeri gatukura kagaragaza ko iki kibazo ari ingenzi. Hanyuma icyo dukora iyo tugasoje iki ni ikibazo cya mbere, turaza tugakanda hano handitse plus cyangwa se add question, tugashyiraho ikindi. Bashyiraho nk'urugero, andika amazina yawe. Amazina yawe. Hano tugahitamo kuri bya bibazo, tukamwemera yuko hano azasubizamo akoresheje short answer. Azasubiza nyine akoresheje short answer, ashyira akaba utubazo ikintu tuvuye amazina ye gusa. Twongeye dufungura ikibazo tukaza ko ari ingenzi, tuzana twongeyeho plus. Dushyira hano tuvuge nk'urugero, andika cyangwa se nimero ya ID. Hano naho ni short answer. Hanyuma twongeye dushyiraho plus, dushyiraho andika index number.
yawe. Aha naho tuze dushyireho ko ari short question. Noneho tugaragaza ko nacyo ari ikibazo kiri required. Noneho hano ndagira ngo kubera ko turi kwiga twebwe, nkwereka akandi kantu dushobora gukora. Nk'urugero dushobora kuza hano tuvuga ati andika cyangwa se twandike itariki y'amavuko. Hanyuma no ku ruhande kugira ngo tubisetinge neza, tukaza hano aha aho kujya gushyiraho short answer tugashyiraho drop down. Muri drop down hano option ya mbere dushobora gushyiraho amakuru twe dushaka, ariko hano nk'urugero dushobora kuza hano twashyiraho kazandika paragraph, maze tugashyiraho itariki hano, we akazaza agahitamo kwa kundi ubona nk'urugero ujya kuguza agafomu ugasanga hariho nk'akantu k'itariki ukagenda uhitamo umwaka, ukwezi, umunsi n'umwaka. Ikibazo tukigira ko ari icy'ingenzi. Hanyuma ikindi kibazo dushobora gushyiraho ngo wagize amanota angahe. Kubera ko amanota iyo ngo asigaye asohoka ari ku ijana, dushobora kuza hano noneho tukaba twakora scale tugahera kuri 1 kugera hano. Scale igera kuri 10, ariko dushobora gufata hano ahangaha turamwemerera gukora short answer kubera ko nta manota wari uzi kwiyandikiramo. Dushobora kumubaza ngo ese ni nka kangahe ku ijana, cyangwa se learning experience yawe muri secondary. N'urugero just example, ukaza hano noneho dushobora kumuhereza amahitamo, dushobora kumuhereza amahitamo, hano dushobora gushyiraho nk'inyeri. Nanone hano dushobora kumubaza ikigo yizeho. Urugero hano kugira ngo mbereke uburyo ibintu bigenda bitegurwa, turi hano mu buryo umuntu asubiza, tubanze tumenye na bino bintu birimo ubundi bisubizwa bite. Urugero hano mu buryo ushobora gusubiza kuri Google Form, hari igihe uhabwa amahirwe yo kuba wavuga igisubizo cyari ku mirongo mike cyane, igisubizo gito nyine gitoya. None ugahabwa amahirwe yo kuba wasubiza muri paragraphs, ukavuga mu bintu by'ibika, muri make ukarondogora ukavuga byinshi. Ariko ushobora no kuba wahawe ibibazo biri multiple choice, kwa kundi dushyiraho tukama option ya mbere ugahitamo muri option twe twasetinze mbere. None dushobora izi checkbox nazo ntabwo zitandukanye cyane na multiple choice, ariko zo izi checkbox zo akenshi zemerera ko ushobora guhitamo n'amahitamo arenze 2, arenze 1. Mu gihe izi multiple choice zo zizambere ntabwo zemerera amahitamo arenze 1, ariko izi checkbox ushobora guhitamo 3, 4 bitewe n'izo wasetinze. Izi drop down izo ni igihe twasetinze ibintu runaka, hanyuma noneho we yakandaho bikaza kugira amahitamo abona. Nk'urugero ushobora guha nk'ikibazo kivuga ngo ninde wavumbuye atome, hanyuma akashyiraho drop down agashyiramo amazina y'aba bantu, ukaza kureba rya zina ry'aba muntu ukarihitamo muri bya ndi batanze. Nibyo ugenda kumenya nk'iya multiple choice. None iyi file upload ushobora kumusaba nk'urugero gushyiraho result slip. Iyi upload niyo ashobora gukoresha. Ugateye nk'urugero hano nk'urugero dushobora kumubaza ngo shyiraho result slip ya senior 6. Hano dushobora kuza urabona ko twashyizemo upload file. Upload file bivuze ko ari buze kuza akaploadingamo ifoto yayo cyangwa se document yayo bitewe n'ibindi twahisemo. None hano munsi dushobora kuza tugahitamo bitewe n'uko tumaze gushyiraho ino uploadingamo file, dushobora guhitamo noneho file type twe dushaka ifoto cyangwa dushaka document iri word cyangwa PDF cyangwa txt bitewe n'icyo twe dushaka. Hano tugahitamo, dushobora guhitamo document, bivuze ko ari document iri word, dushobora guhitamo spreadsheet, dushobora guhitamo PDF, dushobora guhitamo ko uploadinga video, dushobora guhitamo ko uploadinga audio, image, drawing or presentation. Ibi byose uba ufite ushobora guhitamo. N'urugero ko duhitamo hano ko ashobora uploadingamo
nka video, kadite mu video. Hano umubare w'ibyo ashobora uploadingamo ni bingahe, ikibura ibyinshi atarenza ni bingahe, tuvuge wenda ko ari kimwe kuko twe twamusabye results ziri yonyine. Megabyte bitagomba kurenza, biba byiza uhitamo nazo bashyira. Niyo musabye nka video ubona ko ushaka kuza gufata nka gigabyte imwe cyangwa se gigabyte 10 ubwo nizihitamo, cyangwa se iri muri range hagati megabyte 10 kujya kuri megabyte 100 uhitamo megabyte 100 bitewe nyine na size we ya video uteganya ko ashobora uploadinga idashobora kurenga. Hanyuma iki kibazo nicyo tukakireburinga ko ari important. Yes. Cyo tukivuga ku bijyanye n'ibibazo, linear scale kwa kundi agenda ratinga biteye guhera kuri 1 kugera kuri 10. Urugero ese ukunda amazi, ukunda kunywa amazi, akaratinga like kuri 10 ikaba ari byiza cyane, kuri 1 bikaba ari bibi. Hano ushaka kumubaza ati se experience wagiriye nko mu inama wayigaragaza ute, wayivuga ute. Ratinga ni kwa kundi twabonye ko ushobora gushyiraho nk'inyenyeri, kuba ati ni inyenyeri 5 bikabisobanuye ko ari byiza cyane, cyangwa se tugashyiraho imitima, yahitamo nk'imitima 5 bikaba ari byiza cyane, cyangwa se yahitamo nk'izi like 5 bikagaragaza ko ari ibintu byiza cyane, ari experience yagiriyemo nziza cyane ko birushijeho. Ni multiple choice grid ni kwa kundi ahangaho ni nka multiple choice ariko byo kumatchinga. Wenda nko muri law 1 na column 1, niba nk'igisubizo cyo muri law 1 kiri muri column 1 ariko kuri kabiri ugahitamo yes, arahitamo ibyo bivuze guhura. Hano noneho itariki date ni kwa kundi twabonye tugaragaza uri buze guhitamo, niba namaje nk'itariki y'amavuko kaza kuza guhitamo mu matariki agahitamo mu myaka, agahitamo no mu kwezi, agahitamo ibifitinga n'imyaka ye ari buze gutanga. Igihe ni igihe noneho twabaje nk'igihe runaka ndabimba azahagerera, agashyira igihe runaka, agakanda kuri kano kantu k'igihe, nyuma agahitamo iyo saha nyine azahagerera runaka. Yakeka ibi ngibi birabahaye. Noneho reka turebe nk'urugero, katuye nk'ikibazo cyane tubaza ati wasoje senior 6 ryari, tumuhereze option ya date, igihe, like ukwezi, umunsi n'umwaka. Hanyuma niturangiza iyi file yacu, hano kugira ngo tumenye, hano tubanze tumenye byose. Hano munsi yaho tukaba turi uploading, turi dushaka gushyira akandi kantu k'ikibazo, hepfo hari dushobora kwinjizamo ibibazo runaka twateguye, hanyuma buri kibazo cyose kigenda kijyana ku kantu kacyo. Hano dushobora kongeraho titre, dushobora kongeramo amafoto, dushobora gushyiramo video, dushobora no gushyiramo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko ibingenzi ni ibingibi. Noneho hano twebwe iyi form dusoje kuyitegura, nituyitanga tukohereza umuntu link ari buze gusubiza. Namara gusubiza ikibazo cy'ibibazo n'iki ngiye turi buze kubona ibisubizo dute. Yes, kugira ngo tubone ibisubizo tukagaruka kuri iyi form yacu twebwe hano, tugakanda hano ndetse uriko hano hejuru y'iyi title ya form yacu hano handitse questions, and handitse responses, and handitse settings. Turadukanda ku handitse responses. Iyo abasubije bahari hano ntitubibona, tukabona amakuru yabo ni bangahe, ese ni bangahe. Noneho hirya kuri settings dushobora gusettinga, tukabigira nka quiz, tukabigaragaza ko ari quiz. Tugasettinga hano nk'urugero ni ari quiz, tukavuga ati amanota azasohoka ryari, ese nako kanya kimara gusubmitinga, ese ni nyuma tumaze kubireviewinga, ese ni tukagaragaza ibintu byabi, tugasettinga ibibazo, amanota, ibiki byose. Hanyuma hano ni byinshi birimo, ariko ibingenzi ibi ngibi twebwe ntabwo tuyireburinga ko ari quiz. Hanyuma reka tujye hano ya form yacu tujye kuyitanga, tuhereze umuntu dukusanya amakuru kugira ngo turebe uko imeze, hanyuma tuzigaruka tureba ya makuru. Turakanda hano hejuru handitse publish. Tumara gukanda publish, biba bisobanuye ko ubu noneho tuyemerewe kuba umuntu yayibona, umuntu wese tuhaye link, tukande publish. Tumara gukanda publish, leta guheza link. Iyi link ushobora no kuyigira ntoya, ibi byose biremewe. Kanda control C, cyangwa se ugakanda hano handitse copy, ukahita uyohereza wa muntu. Kadufate nk'urugero, niba ari ngewe nk'urugero, tuzana dufungure indi tab, tujyemo hano tubireba. Ndikubona ukuntu form yacu yaje imeze. Hano ishyiramo email yanjye kugira ngo bize kwisavingaho. Hano asubiza, ese bifuza ko tukora application, kavuga nti yego. Amazina yawe nitwa Jackson.
nimero ya ID cyangwa wenda imibare iri random, index number naho dushyira imibare iri random, duhitemo ya myaka twavuze kuko tugenda tuyihitamo. Hanyuma duhitamo ya myaka uko twabikora ya date cy'amavuko twahisemo ko ari date ari buze guhitamo. Yakanze hano kwa akantu bahitamo heza imyaka runaka, rero tukareba nk'urugero nk'umwaka, hano imyaka ni myinshi, hanyuma tugahitamo igihe runaka, wenda ni mu kwa kabiri, kwa mbere, tugahitamo cyangwa se tukanandika 2 z'ukwa gatandatu 2008, tuvuge 2, hanyuma ashobora kwandika cyangwa se agahitamo. Tukaba tugize amanota angahe, tuvuge ko wenda yagize 70, nabonye rero bakunda gufatiraho. Ese learning experience yawe ni kangahe ku 10, tubwire ko ari 10. Kwa uploading hano results ashaka kuza hano agahitamo file runaka. Twahisemo twebwe ko aribuze kwa uploading file runaka yari yose, tureba hano file dushyiramo, dushyiremo iyi video, nako isi ijyamo. Kimara kujyamo hano hose wasoje senior 6 byari mu kwa 4 karindwi 23 bibiri ni urugero. Hanyuma dukora submit. Iyo dukora submit birabisobanuye ko hano ko twakoze submission. None katugaruke kuri hahandi twebwe dufite ya form yacu dushaka kureba ko bya bisubizo. Ahangaha ubona ko hano muri response bahise bagaragaza yuko hari umuntu wasubije ya Google Form twatanze. Abo dukandeho bahita mutwereka yasubije ku kigero kingana iki 100%. Hanyuma turangiza tuza hano turema amakuru ye, turebe yitwa Jackson, nimero irangamuntu, amakuru ye yose nyine murabona ko twe tuyafite. Learning experience ubona ko bayigaragaje, visa slip ubona ko bayigaragaje, twe twasemo gushyiramo video mu byibuke, ariko iyo visa slip uhitamo uploadingamo PDF. Igihe yasoje kwiga byose tukabibona. Hanyuma amakuru twa dufite dushobora kuza tukareba kuri buri kibazo kujya bimeze, tukareba twarangiza tukaza hano, dushobora kuza nk'iyi summary turi kureba hano, dushobora guhita tuzana aya makuru nk'igihe abantu benshi basubmitinze nk'iyi Google Form. Ni abantu benshi bagiye bayuzuza barangije barayisubmiting. Dushobora kuzana iyi Google Form yacu tuyikoramo Google Sheet cyangwa se akantu kameze nka Excel, ariko dushobora kubona amakuru bitworoheye. Tugakanda hano kuri link to sheets, turahita create new spreadsheet from form. Iyi Google Sheet igiye gukora ireza kubona n'ubundi yitiranwa n'iyi Google Form yacu kugira ngo bitworohere. Ndikubona ko bahise bayikora ngiye hano. Ubona nk'uyu muntu yaje hano asubiza, hano bitabikwereka akavuga ngo uyu muntu yasubije. Ese bifuza ko tuzakora application ye ikora amazina byose, ubona ko biba birimo. Iyi document, iyi video baba batanze ihita yi-uploadinga kuri Google ku buryo uyikeneye ujya kuyivana kuri Google. Iyo hano muri Google Sheet iyo ntabwo ihitizamo ari video, ihitiza ari Google link, ushobora kuyikandaho ugahita ujya kuri Google ugahita ubona ya video. Ariko iyo ari document nayo bahita bayi-uploadinga kuri Google Drive, ugahita nabwo uyivanaho bikoroheye. Ndakeka ibingibi byibuze bikweretse ukuntu Google Form zikora, uburyo ushobora gucreating yawe. Genda nawe ufate imashini yawe ubikore, cyangwa se ugenda kuri wandikemo Google Form, hanyuma urebe uri baguhereza muri search baguhereza, urebe handitse Google Form, urabona akarobo kameze gutya, hanyuma ujye nawe bikore. Kuri telefone birakunda, no ku mashini birakunda, no kuri tablet byose birakunda. Ujye ubigerageze, nibikomeza utubwire muri comment, kandi wibuke kutubwira muri comment yifuza kukaza kora ubutaha. Niba utarakora subscribe ikore kugira ngo tubane muri video zindi zikurikiyeho. Biba byiza, urakoze, naho utaha.